kwitabwaho. Amasibo yombi bamaze guhuza, naza kubimenya umuryango muzima igihe batambuka niho haba harimo imfura nzima, nibishoboka iwacu baraza kubitegura nacyo bakore mu biganza. Reba umuranzi utsitsimure ibintu bihinduye isura. Reba utsitsimuramo rwose, abashyitsi b'iwacu ntabambuje kubavugiramo batambuka. Ababyeyi mutwemerere imfura za mama tugejeho, maze abahagarariye isibo baze babaha ikiganza kugira ngo mu kanya nimurwanamo tuze kuba twamaze no kugira urukumbuzi rushira. Aba bahagarariye iriya sibo mureba ni abasaza bazima, baraza kubakura mu kiganza bariya bahite bayimirwa. Ba bahungu batanga rero ikaze, ndabizi muri bakuru banjye murabizi, mwasutinze abasuti, mwasogosoye agasatsi mudasanganira amasaha, mwiri musasanira Yesu amasaha kuva ku isabato kugera ku isabato, muragenda muha intebe y'imvuma buri wese n'icyicaro arimo. Abo ngabo mubiteho rwose, mugende mubaha ibyicaro bizima, mumenye ba nyirasenge b'abo bana maze mubicaze. Uwo musuhuza nawe ni mukuru wanjye, akaba umwinginzi wa nyawe adusabira Imana. Uwo ni data wacu, uwo nawe ni marume, abo ni abagabo b'ingizamwamba w'umuryango. Murakoze kubaha ikiganza, hanyuma mukanya turaza kujyanamo. Abo muza guha ibyicaro muragenda mubareba n'ubutumire data yabahaye, mubaswekere bijyanye n'imyaka bafite, maze buri wese kandi muhe intebe nzima ku buryo ari bwicara atuje akaza gutaramana natwe. Nimuza kubona baza kugwira, muraza guhuza impande zose, nta guhangana kurimo, ntihagire usigara hanze kandi ntihagire ahagaragara icyuma. Muri makeya rero abahungu banjye ndababwira yuko mu rukundo nyamvura rero reka tugushime kugira ngo usomeho wumve uko karyoshye, kugira ngo wice akanyota, kuko inyota ntiyitwa ahubwo ni ukwikiza. Ndumva bimeze neza cyane. Jewe yigishe rero ntabwo ndakubwira ngo kararyoshye kuko ngene ntanagakaranze, aho kubwo gushima Imana igufashe kandi igitaramo dusanze ni karibu rero bajya kwicara maze dusangire, kugira ngo n'abandi mwazanye nabo babahereze basomeho, maze ibindi turakomeza igenda kubwira ngo turaganire. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuba munyakiriye, kandi ndanezerewe cyane, ndabona rwose munyakirije ibintu bimeze neza cyane, kandi ndabona bikomeje kuba neza cyane. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Reka negere ahangaha nk'uko tubasanze muri iki gitaramo, ndumva ubwo mumaze kunyegeresha mubyeyi. Uwo mukobwa natareke aho maze usome bakuye no kwabo no kuki umenye yuko twabakunda. Nakubwiye ko hano iwawe uko bigaragara, uko nabarebye mu maso abitegereza, nubwo waba utazi kureba cyane cyangwa se ngo wumve, ariko ubarebye mu maso urabona ko ibintu bimeze neza. Reka umuhungu wanjye aguye kwabo n'ubuki, maze usomeho wumve. Ndi kubona rwose rwose rero
izina ni ry'umuntu uri imfura se urugura gamba byinshi ndiyo rwose murakoze cyane ntabwo ari izo mbaye mu buzima bwacu murakoze cyane murakoze cyane reka byose biganza dushimira ababyeyi bacu bari kuganira neza. Iki ni ikimenyetso cy'uko uruhu ruri inyuma y'amenyo bisaba kurwingizayo gato ugashimira ikigushimishije maze tukizihirwa. Mubyeyi rero nahoze bisobanura kare, nitegereje imfura tugiye gutaramana nsanga uko yari agabuye siko yaje. Nababwiye ko yaje inkokora zitera imbere maze akomeje mbona yuko yiteguye ko ari bugire ijambo. Ubushize twataramanye mu gitaramo cyo mu Kuboza cya Jiya, nyuma nanone tutaramagura Mifemo, ariko nibuka ko twataramanye mu Kuboza twishimira yuko mu mwaka ushize ukwezi kugiyeho ukundi n'uku twatoye neza dutora intore izirusha intambwe nyakubahwa tuyoboye. Icyo gitaramo twataramanye narababonye ndabamenya, amaso yabo nayibutse. Nyemerera mujyanemo, ngiye gutera agatebe mu bato tungana n'ubusubu c'abana n'abitaza, maze uze kumutwakirira. Ingingo afite unyemerere izacu twashyizeho akabago, maze nyandike imbere y'izindi, muyiyobore muyicote muyikubite mu cyico, izacu turazikomeza tumuherekeje. Mujye mbere bagireho umugisha. muraho bwana Felicien. Yego turabishima Imana, natwe muzadushire imbere. Murakoze cyane. reka tugushimire rero Oya, ahubwo nk'uko unyemereye ko nakwemera gutanga intwererano, nasaba abatwazanye kugira ngo bakumere amashyi kuko intwererano ntacyo barayemeye. Bwana Felicien rero reka tubashimire nubwo batubaye amashyi, natwe reka tubashimire bazi gushima. Burya izina ni ry'umuntu wazanye n'ipfu. Urakoze, nanjye ari wanjye nibabashimire. murakoze cyane. Iteka bw'umugisha. Amen amen. None se icara rero umwanya urugero usaba ukundi mwanya, mbese urahakurikira rimwe ugire rimwe. Ubwo rero ubwo bigaragara yuko twatwereye kandi mukaba mwatwemeye nk'imfura, intwererano yacu mukayemera, ndagira ngo mpamagare wa muziritsi wacu kugira ngo nanone yigire hafi kandi atanjinjije, kugira ngo nibura ducunguze uburyo umwete. Burya ari umuntu wagiye gutira imfizi, arangije araganira. Mu kuganira abandi baba baraje bati nyamara twebwe ikintu kituzanye ni ugutira iyi mfizi, bati turayiguhaye. Ubwo rero imfizi baba barayijanye gutyo, ati nyamara nanjye niyo nari nje gutira, ariko kubera gutinda ntabwo ari byiza. Amakenga ni ngombwa, ariko gukererwa bitera akaga. Niyo mpamvu rero nk'uko mwatwemereye yuko muri iki gitaramo twasanze mufite, twifuje kugiramo umwanya, mukaba mwatwemereye. Ndagira ngo nanone unyemerere ubwo mwakira intwererano, ariko n'umwanya mwawuduha tukagira icyo tuvuga nanone kugira ngo tubashimire. Ndi kubibona ni ukuri kuvuga ngo hari abara gutanga, ntabo, ariko ni ukuvuga ngo tugomba gufatanya mu gitaramo tubasanzemo cyiza kimeze nk'uku nguku. Ntabwo turaba kwimwa umwanya muramutse mubitwemereye, kugira ngo bizadushobokere kugira ngo ikitujya ku mutima tuzakibagezaho.
nta kibazo wanyakiriye ukabona ko ari byo ukwiye kwakirwa njyenyine, abo twazanye bagahezwa turafatiraho biraba bigeze. Ibyo wakiriye ubahagarariye rero ni ukuvuga ngo bantumye kandi nk'ubahagarariye abo twazanye ndabona batangiye kwakirwa. Ubwo rero batangiye kwakirwa kandi tukaba turi imfura, tukaba turi kumwe, reka nsabe unyemerere nanone nguture n'iyi nzoga kugira ngo nanone mbonereho umwanya wo kugira ngo ngire icyo nkubwira kiri ku mutima n'abo twazanye. Reka noneho rero ubwo iyi nzoga niyo kuvugira ijana turi kujyana. Yego, niyo ariko idasembuye. Ntabwo tugira ibikangaje byo gukanga imitima y'abizera, ahubwo tugira ibikangaje bigira mu mubiri bigatuza, bigatuma umuntu atubera agatuza, akagira umutuzo muri we, umutima ukamera neza, ndetse n'abamugana bose bakaza bishimye bakumva ijambo babwira kandi bikabagira umutima ndetse bikabagira no mu isoko. Kera nikanda se ko yababwiye ati mukomere mu ntabwo musuzuze agashyiramo agafu harimo harimo agafu. Nta kibazo mfite rwose, nta kibazo ifite, nk'uko nzi uko umeze, twarayigutoranirije kugira ngo izagwe neza umubiri wawe. Urakoze, reka badukungurire dusomeho twumve ko karyoshye. Yego wamfura we, n'abandi baranyumva. yego wamfura we. Urakoze cyane. Amashyi mwamuha aribo batekishima bayizanye turakagura. Nta kibazo rwose, bumva ko babishimye kuko urabona ko bari gukuraho iziko ibintu bikagenda neza. Ntabwo ari ukubibutsa, ahubwo ndatekereza yuko wabibonye kandi bimeze neza. Felicien rero akira. Yego, maze rero wanzoga we nazaniye nzabakurikiza Felicien, dore ndagusomye kugira ngo mbone uko mubwira icy'ingenza, nawe nayisoma igende icengere mu mubiri, igere mu misokoro, maze ijambo ririmo kuniga azabasha kuryumva, kandi uko mukeza kose agerageze kumbererekera kugira ngo nitugera ku ntego kandi ibintu bikagenda neza tuzishime cyane. Akora kumaza abantu bagira wino mwawe wino bahari wisoma arigena nanirwa kuvuga soma wumve niwumva imbiri itambwe itukura bigeze akira abantu bahora tubwira. Imeze neza data wayisogongera rwose imeze neza. Mudukwize ibiganza bihure maze bitwara amashi, mushimire abantu bemeye inzoga yacu. Kanange nsomeho no ku buzima bwacu. witeka bumwe. Amen. Reka nsabe aba bantu turi kumwe vuba duhaye umwanya nyabuna mu ntizi ibiganza mu bandera amajwi.
murakoze cyane. Rero bwana Feliciane, kuko nakubwiye ko twaje duturutse kwa Twagira mu muryango wa Twagira Yesu Dieudonné, twababwiye inkomoko yacu, tugerageza kubirambura mu buryo ntekereza yuko byumvikanye, kandi ibintu byarushijeho kugenda neza cyane kuko twamaze kumenyana. Mu minsi yashize twageze mu muryango wa Mpubiri Fideli. Igihe twageraga tubabwira icyifuzo twari dufite cy'uko twashakaga irembo. Tukimara kubagezaho icyo cyifuzo, batubwiye ko bafite amarembo atandukanye hano iwanyu kwa ba Mpubiri Fideli. Batubwira ko hari irembo ry'inka, batubwira ko hari irembo ry'abagaragu, batubwira ko hari irembo ry'imyaka, batubwira ko hari n'irembo ry'umuco. Turababwira tuti twifuza irembo ry'umuco. Irembo muraritwemerera ku mugaragaro. None uyu munsi tukaba twageze hano nk'uko twari twarabisezeranye, dufite icyifuzo cy'umwana wacu witwa Maniraguha Daniel. Mu bihe byashize yaratubwiye ati turi mu gitaramo, ati mfite icyifuzo, ati nabengutswe umwana wo kwa Mpubiri Fideli witwa Nzayisenga Tamari. Turamubaza se uwo mukobwa ni uwaheye? Atubwira umuryango wabo, dusanzwe tuziranye, dusanzwe dushingirana, tugahana inka ndetse n'abageni. Atubwiye icyo cyifuzo, turavuga tuti rero wa muhungu we, reka dutegure umunsi tuzavugishe, turebe yuko icyo cyifuzo ufite cy'uko utakomeza kuba ingaramakirambi cyakemuka. Akaba ariyo mpamvu tuje ahangaha kubakeza, kugira ngo ubwo uwo musore wacu Maniraguha Daniel yakunze umukobwa witwa Nzayisenga Tamari, akaba yifuje yuko twaza kumusabira. Nicyo cyifuzo cyacu, kandi umuntu umwe yanditse ibaruwa, ariko ku musozo aravuga ati mu gihe gitegereje igisubizo cyanyu cyiza, mbaye mbashimiye. Murakoze cyane. Dusanzwe turi umwe kandi turabavandimwe, nk'uko wabinyemereye ukanyemerera irembo ry'umuco ryinjira iruhande rigasohoka umugeni. Mwatubwiye ko karame umubyeyi ni uriya se ntavuga za nka zitari mu rukure, ko ari rya rembo ryinjira inka rigasohoka umugeni, ko nabonye aza gusaba n'irembo nubwo yashinze isambu akaba aje ritazisakambura. Nibutse ko hari inka yazanye kandi itari iryo jambo, kandi bakurikije uko baryumva barashima cyangwa se bagira uko bitwara. Reka dutuze, ariko turimo gusengera. Reka nyirasenge umushyire mikoro, masenge no mu rukote igumiraho mase igumaho nze mbagusaga, ariko uhagurutse ntacyo nk'uko bikoze, ubwo nubyemera nyine ndiga kwisasira nabigira ne. Murakoze cyane. Tamari twamureze neza kandi arahari, turamubemerera. Haleluya. none Murakoze cyane. Reka nsabe
kubera igikorwa gikorwa cyiza cyane. Reka nsabe babaziritsi bacu bagerageze kwihuta cyane umunezero mfite utari wacogora, kugira ngo ducoce ibyiza tubone aha ngaha muri aka kanya, kandi bagerageza kwihuta kandi ndabishaka. Karebe kabiri. Mujye watanze ruswa. Oya rwose nakubwiye ko ari gusengera mu mutima, kandi amasengesho nubwo turi munsi y'iki gisenge yatumbagiye arazamuka agera ku Mana. Imana iyobora nyirasenge kugira ngo atwemerere yuko umukobwa ari kandi no kwemera kumutanga. Uri gutinda gushima nyirasenge se, reka ajye kuyicarira. Oya ngiye no gushimira, kandi ndatekereza yuko urambwira ngo ndatekereza yuko umwami ntakwiye guhaguruka. murakoze cyane rwose, mwa bantu mwe murakoze, kandi tubikuye ku mutima turabashimiye cyane, ndetse na nyirasenge akomeza kugubwa neza. mbere ibivuzo byari kumufata ahantu ikibindi kinini giwambaye. Ntabwo naguhaye igitoya, ahubwo nabonye ikigukwiriye, kandi n'ababyeyi bagerageje kugira ngo bamugire inama kandi bakamurera bakamutoza imico myiza. Akaba ariyo mpamvu umwana wacu Deliye yamuhisemo kugira ngo aze yomeke urubavu aho rwavuye. Niyo mpamvu twamuteguriye kiriya kibindi kingana kuriya, nta kibazo gihari. Yego. Murakoze cyane. Uwiteka abamuzi. Amen, amen. None se iwacu ko twabahaye abakobwa kandi ukaba ugiye kuduha inkwano abakobwa waduhaye kugira ngo turebe ko mubareraga neza, kugira ngo na Tamari tugiye tuzamwohereza kugira ngo nawe muzamurire abo bakobwa bamwe twabashyingiye. Ntabwo baza kugira ngo tubaramutse, twebwe nta baturamutse. Ntabwo ndi bukubwira ngo baze kukuramutsa, ahubwo nk'uko babaduhaye barimo ba nyirasenge ba Tamari, ndagira ngo bikunganye bigire hafi kandi batebuke. gusa ariko ba sister bageze. Yego, nibigire hafi kugira ngo cyangwa ntawe wazanye baje kugira ngo urebe uko Tamari haratina mwino. Numva nari nagize ngo yabasize bari guhinga bari mihamire mu byora mwigire data bafashe neza, ariko mwigire data niwe bibabwiye mumwegere uriya ariko mujye kumusuhuza. Kevin wino tumukunde mbere gete none haraje tumukunde wino fayo ngaho mwegere data dore ngabo baje. Bwana Feresani rero uri kureba uyu wari utuye mu Gapfuro, ariko ubu ngubu mukaba mwaramuduhaye akaba ari muri Butorwa ya kabiri. Urabona uko ameze, urabona n'uriya wundi ukurikiyeho wari utuye hajya hepfo, ubu ngubu akaba atuye Kanyampereri. Ubu ngubu urabona ko ameze neza, ubona kubesha uri buze kunyomoza. Urabona na bari abandi bakurikiyeho bari batuye hariya muri Garuka, ariko ubu ngubu bakaba batuye muri Nyabigoma hariya iwacu aho mwabatwoherereje. Urabona yuko nabo bameze neza. Ngaba rero abo mwaduhaye, kandi ndatekereza yuko twabareze neza. Niweho rero ufite umwanya wo kutwemerera kugira ngo gahunda zindi zikurikireho. Ese arabivuga ate kandi basa nk'abatinye no kujya kumusuhuza? Dore Garamfere mukuru wacu yamenye n'icyo bakundaga, amenye niba bakibikunda cyangwa yabatigishije. Mba tumukunde tangira mujye kumusuhuza data. Tambuka mbe mukazawe. Uramubona Mukamusoni nyaruka. uretse manze n'abaza cyangwa mbaze n'abaza mu kuki
komera cyane yego burya si ndi kubona mwaje kandi abakobwa iyo bagiye gusura kwa ba nyirarume ko bazaga bikoreye ko nta kantu bikoreye ageze gute n'inzara iri iwanyu bakazanye iwacu hari uburenganire umuwa mukakiriza kari mu rugo se ari mu twabakiriye mu marembo mubyeyi twanze ko babigeza abikoreye rero mpamvu batabingiye ugenda uri gusoma waka ka fanta mukamuso nawe ntabwo baje ikokoboko gusa cyangwa batikoreye ari ariyo mpamvu ubona ku mitwe yabo hatabingiye nuko batabonaga ko babingira ngo bashobore no kwikorera inkangara ndetse n'uduseke niyo mpamvu ubona batabingiye kuko mukashe mukashema nyaruka wagira ngo amazina barayibagiwe iwanyu ni amahoro mukuru wawe mukuru soro ugezweho garafera zitwa bakundaga garafure ari uriho ukunda kabisa nagerwaho nawe ukamuhe wowe muremure yewe nuko nabafashe neza muhoza amena ntangoni urakoze ureba binone muhoza bakoreraga neza nta kibazo oya rwose turaryaga akanarongo iteka ko mwese nanjye akira usoma iradukunda ngaho nyaruka nawe maze utwo rutikara iradukunda ni wowe Njyewe uracyariho ndacyariho nibaguha amashyi ngaho nawe basuhuza basuhuza abo bantu urakoze none ngo umugisha mwa bakobwa banjye subire mwe mwicaye turaganira kano kana nako kari kumbaza sibyo usukuruka komoka kuri ubwo izi suka zigiye guhingira zanka umaze kungwera zihingira ubwatsi urakoze maze rero ahangaha hakaba hari ikibumbiro kugira ngo ubwatsi nibukura tuzabwahira hano hariho nta joro ariko ni nta joro ku mutunzi ahubwo igihe bibaye ngombwa byose bigenda neza. Iyi ni imashini rero yo gukata ubwatsi ubwo twamaze kubuhingira, ni ukuvuga ngo ni ugukata ubwatsi, noneho inka zikagenza gute, zikarisha nta kibazo. Ntabwo ntagira utekereza yuko ari ikibazo, ahubwo ni nta kibazo. Aka ngaka mukitegereje mwabona ariko ari akabazo, cyangwa se mu ndimi z'amahanga ngo ni question mark cyangwa se point d'interrogation. Ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igisubizo. Ugize gutya mwese si muri kubona igisubizo. Ni vi. Biravivuye. Akireka abahungu bawe ntibagushime nabo wazanye nabo. Ubwo rero mugihe zimaze kurya bwa bwatsi zikenera gushoka. Twitwaje ikibumbiro kandi kirakurungiye, nta kibazo kizabamo, inka zizashoka neza. Hari abayakizanye ubushize bakoresha ngo ni icyo kwa kijyambere. Murabona ko iki kibumbiro rwose kirakurungiye, nta kibazo gifite. Ubwo rero ndatekereza yuko reka abahungu banjye bari komeza. nazanye hano n'icyansi kugira ngo aje hano ku isi kudahira inka, kandi ndatekereza yuko
muri kubona ko ntabwo twabazaniye ibyakoreshejwe. ni igicuba hariho umuntu tujya kwitiranwa witwa Mfuranzima. Iki gicuba rero yakiriye ko ari kizima, noneho kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. umuhungu wawe kera nabonaga nimba azi kurahira, reka turebe manzu rero kitaba kirimo kitaratobotse. Tahira turebe rutabihira umushyitsi rucahambutse. Yego ngaho rero turebe. Urakoze cyane abahungu banjye bababonye. Nawe urakomeza. Hano hari icyansi rero, ndatekereza yuko ntabwo inka zacu zazindi zikamwa dondi, ahubwo ni vuruguvurugu. Ubwo rero hano hari icyansi cyo kuzifashisha kugira ngo ibintu bizarushaho kugenda neza. Urakoze n'abahungu banjye barashabutse. Ntabwo tuzakira. Imana ibamugishe. Murakoze cyane. Nshimira aba bantu mukabaha n'impundu. Oya urareba, ahubwo uri kumbariza umwigizo kandi karame. Atarigiza nkana arabizi kubyara abana basa, ikimenyetso cy'uko ntabavuga ku baturanyi. Ahubwo wari ubivuze, nanjye mbiye mu gikari kubaza nimero y'uwo muhungu mwasabiye, kandi mfite amatsiko mubyeyi ko turi mu kijana cya 21 aho ikoranabuhanga rikora, tukamuhamagara tukakwibahiriza igihe. Hari ikibazo? Njyewe ahubwo icyo nasabaga nari ndi kugira ngo mvuge umuntu yatuma ahubwo yatinze. Niko ye waramutse ompase banamuguhaye rero nyarutsa kandi noneho urebe ukuntu ayo mano yawe yashyikire muri sandaruze baso ukeye hatazagira ukeka yuko ubana n'ubumuga mu mano. Kandi ndabizi wambaye isuti birakubera bisa nka emusisa, ariko uyu munsi uyireke ushananisha use nka musinga muze yahise naza. Mubaha amashyi mubakire cyane. Ahise ambwira ngo ahubwo nyibyumva wandindiye, umuhungu wanyu ni inkotanyi. Reka baze umurongo umwe, Tsitsimura umuranzi muzima. Ababyeyi nibamara kubaramutsa baha ikiganza kuko bo ntabwo baramutswa n'abakwe, maze bakansanga aha mubyeyi ndaza kumugushyikiriza maze umubone bizima. Mube mwiyicariye aho, ahubwo munyemere babyeyi umurongo mwese mujye ejuru, mubamere ikiganza maze bakomeze bagere aha ngaha. Guhera kuri data wacu uriya Rukundo kugeza kuri Kambanda, ngaho muheraho sha babaha ikiganza ababyeyi babahesha n'umugisha. Tsitsimuraho gato bangereho hano. Harya Theo, abahungu bawe ndabona kabisa ngo mwiga n'ijambo ry'Imana. Barakeye rwose. Wabamenyeye amarezi bize n'amashuri asanzwe na kaminuza. Ikibazo cyose nabatwika bagitsinda. Muraho barasobanutse mu nkuru zitari ntoragura amayugi. Komeza hano. Bose bariyitirira ndagere. Bose baramwitirira. Muhagarara aho gutyo. Theo, karame. usoma ku nzoga, reka uravuze ngo wabatangira ubuhamya bw'uko wize. Kanze mbatwikije ikibazo nubwo byari bya Bibiliya ndamenya ko babikora. Mu ntore zitari ntoragura amayugi bariteguye. Murakoze bagiye mwe muciye bugufi gato. Ngaho cutsaho. Cutse. Nawe hagarara gutya gato cyane. Iriya foto banzi yifata. Kuko mwubahirije igihe, cutsaho gato. Gabanyaho. Fata iriya foto nyibasabire kuko bubahirije igihe, ntabwo batinze rwose. Ifate muri dote baramwenyura sha. Iyo udasetse amafoto arashya. Cyane. Cyo. Yarangiye. Wifatira video kanjye muri byanjye. Wize Bibiliya mu gitabo cya Ezekiyeli harimo igice n'umurongo havuga ngo abantu batura amaturo bishakiye Uwiteka azabahindura ingegera. Vuga isomo ririmo ingegera. Subira inyuma hariya.
ubwo kandi ijonjora ryatangiye ndamenya ko ubwo nguwo atari we wasabiye. Hanyuma wowe reka mugereho, wize indimi so yavuze ko wize kaminuza, ugiye gushyira mu gifaransa akajambo koroshye kavuga ngo afki, umva ngahe ariko se abahungu uyu we wamwigishije mu byitwa biology cyangwa se muri general nursing no kuvura, ko turwaye inzoka batukaduha ikindi cy'inzoka, inzoka irwaye inzoka bayihiki umuravumba. Ko noneho ngira ngo bababaze ibyo muri Bibiliya gusa n'ibyo mwiga jya mbona jiya mutayisiba. Mu gitabo cy'itangiriro hatubwira inkuru y'uko Kayini yishe Abeli. Urabyemera? Ajya kumwica yari yanyweye tuntugomo cyangwa mukubita umwica. Simbizi ngo ariko ubwo yapfuye ni mukubita umwica. Niko sha aho ubukwe bwabereye ku ngoma ya cyane muri uyu murenge u Rwanda rutaraguka, hari mu gihe gihugu hitwaga ngo iki, haguye ku Bugande n'ize ngabo zarwanye zikahagura. Uwuhe mwaka? Hariya niko sha indirimbo ibayize igihugu cy'u Rwanda urayizi, Rwanda nziza, uwayihanze byamutwaye igihe kingana icyayandika, yayironshinze ryari, vuga hano hambere bayiririmbye. Hariya Luciferi mu ijuru yari umuhanga mu kuririmba, yahagaraga ku murongo wa kangahe muri korari, niri hejuru yakundaga muri yani tuzi 10 nangahe, Imana imwohereza mu isi, vuga kere yagezemo bwa mbere mu Rwanda. Hanyuma wowe uraza kumbwira ninde wabaze iminsi y'umujura akavuga ko ari 40. Jonjora ntabwo ryoroshye. Niko sha ninde wabitse Yesu ajya kubamba? Ndekera nawe genda ntabwo byanjye wabikora, nawe mukurikire mugende basabiye ibitwenge ariko ngo Matayo yarabitse Yesu ajya kubamba. Ndamuwe ninde wabitse Yesu ajya kubamba ngo Matayo? Ninde? Ngo Petero. Hanyuma ababyeyi abasiteye intambwe bajya nyuma mu bahamasha ariko make ndababwira impamvu. Aya arabaye murekere, ugiye gusabira amashyi cyane n'uyu mugabo datagira igicumuro kimwe. Uyu yitwa Prodapangiri Pura yapangaga Purani zibyara iposho. Uyu yazaga ku mbuga hano tukamutsinda mu izamu, yari umuhanga mu gufata, ariko tukamutsinda yaje kumenya ko Tamara gihara akajya gutanga amakuru mazima kwa shebuja. Ni pare impamvu mumubonana ibimenyetso bitandukanye n'ibyo bariya byananiwe, kuko n'umusaza atinya nyina we sinari kumwigizaho nkana. Uyu yaranarongoye icyandusha mu muhamashi. Niwe muvuga ibigwi mpaka mugejeje kwa data, unyemerere utere nambwe wigire imbere gato, kuko we niyo umushimye urambwira ngo amuhinde bitandukanye n'iz'abandi hano intebe y'imvurwa. Data ku ngoma ya Musinga yigeze kuvuga ngo umugabo muzima agira impfundiko. Uyu nawe arazifite, ariko izo afite si zimwe ziterwa n'agahinda bita nkurikirankwasi. Yanyoye inka, yiga ijambo ry'Imana, mugwemo n'umushima urambwira mu intebe nzima. Sashimwe uraho neza? Yo Daniel Daniel Imana iki? Uraho Daniel? Reka tugushime, ramutse aba bantu. Uwiteka abahe umugisha. Daniel, Imana iguhe umugisha. Murakoze. Muku kwanjye namushimye, kandi n'ababyeyi bamuramukiye, kandi nabo bamushimye. Uwiteka aguhe umugisha. Amashyi muyongere data, buriya bavuze ngo tumushakire intebe y'imvunwa byarangiye kameraman. Bane hariya bane hano murebana mushakire inzira shobuja. Mwiga batanu nako simbonye muri 10. Ariko mfite ingabo koko. Uru ruhande rumutwaza dosiye z'akazi kuko Daniel ni umukozi, aba bahanagura indege abandi bakugura amarembo agiye kuvayo.
ngaho mushyire inkoni ku rutugu ushoboje tumuzamure mu ntera nuko abasivili tubaha amapeti. Ariko uratwaye koko. Pare, tambuka urenge icyicaro uriho ujye ku cya kabiri ukirenge, ujye ku cya gatatu wicare uteze ikingiye shobuja. Aho icare wicuguse uteze ikingiye shobuja. Nihirima guhirima ariko ntabwo ihirima humura. Nisanga ikomeye uragira utya wishongora uti oki wanyu barategura nibyo. Umuha amashyi parazi guteza itinga. Ngaho extend there. Wiyicarire rwose wowe. Okay. Hanyuma rero uramurongo nyine. Kundi ndibwige kwisasira. Hari reka mfasha tuyimba akaririmbo kuri aba bahungu sibyo? Namwe ariko muradufasha. Suyu gusa hari n'abandi bagomba gushyingirwa. Ayiwe ngo suyu gusa hari n'abandi bagomba gushyingirwa we. Ayiwe Yesu we bashyire ku rutonde Mana twigendere. Ayiwe bashyire ku rutonde Mana uhereye ku bakuze. Tambuka berutse kwirimbira umuhungu ndakotora umusaza arambwira ngo ndirimba nabi wagira ngo bagibye mixer baraniga. Ariko ndagira ngo wumve amagambo ntiwumve injyana. Umwami akunze kubaha umvijwi dore uko bazajya bamugenza bazamwicaza kwa sebukwe abahungu bamwambariye mutahire kwambara. Muri ihanga rero mwa basore mwe mu itorero rya Adventiste tugira gahunda yo gutanga imimuriko. Hari akagingo kajya kadutsinda ko kubaza ngo abafashijwe tukazamura nanjye ndimo mwumve ngira gutya ariko nge nuko narabone musiriko mwe mwamubonye. Batufasha amafaranga tuti nabwo batabafashe iki iwacu baracyadutunga saa sita na nijoro kandi dukuze. Namwe babasengere muzashaka uburyo namwe mwicaza umuryango. Aha dufite abakobwa benshi 5 hariya 5 hariya nta cyubahiro mbagomba. Munyaruka Dani urakomeye pe. Abasore 10 b'injege munyaruke sha pare yicarire ariko ntihagire uwicara shebuja ataricara mu basigaye. Dani banza ukoreshe hagarara mwereke iyo kimba ufite na Mose yarayibonye abona ko ikomeye. Reba uruhande rurimo abasore bakuze uzamura inkoni ufite wereke so ugusabira mu muryango n'abazabasabire vuba ubereke uruhande rw'akuze ugira uti pa mwicare wikicashoje atecara shwa haguruka sha. Ariko baheho kugira ngo barakuza ati mwicare nimwe mukuze mwabonye aho muzasabira. Aha atariko namwe muzakurikiraho murakuze rwose. Cyo bugufi nyakubahwa nyibona message yawe ngo I have received the avance nahise nishima. Iyo birya bubisi simba naje gupagasa mu muhamashi menshi n'ubundi ndaza no guhembwa. Mubyeyi rero ngira ngo maze gushira amatsiko ndarebuga imfura hariya nkabona ntabwo atuje ndagira ngo numvire mubanda ariko agushe murende ni kwa kundi byagenze. Kwitari y'imbazo nzima bariya ababyeyi mureba ni bazima. Uriya mureba ubarangaje imbere n'abakomoka iwacu Rukiriki yitwa Giramata Ketia niwe ukomeza kugenda badutambukiriza. Uriya nawe gusa icyo atandukaniyeho na Tamari we yararongowe kandi arongorwa n'uwamukoye. Niwo muco w'abakobwa b'iwacu. Iriya ni isibo ya mbere irimo bababyeyi narabwiye. Ni nako kandi ari kujya kudutambukiriza isibo ya kabiri. Kandi abikoreye uko yabiteguye. Petit frere wabo nuko ari kuvuga araza kuba yitegura. Tamari yaravuze ngo natamberindira ntazinjira muri iyi nzu. Petit frere ube maso. Isibo ya kabiri none hitapo Giramata Ketia
akomeza abigendemo neza nk'umuntu wanyuze muri uru rugendo, ya ngendo ya ba masenge mube ariyo kugenda. Undi muntu wese ufotoza telefone iri munsi ya miliyoni n'igice akaza agaharire kameramani kuko afite kamera ya miliyoni 8 n'igice, biba byiza iyo ukoze akazi uzabazwa n'iyo fone yakavuye imbere y'ababyeyi bacu, hanyuma tugakoresha discipline. Bariya bitwa abajene mama n'ababyeyi baba bari mu kigero kingana n'icyo Tamara agiye kujyamo vuba nyuma